Twongeye kubaha ikaze ku Rumuri TV show, tugiye kurebera hamwe update YouTube yakoze guhera ku itariki 24 z'uko kwezi kwa 8 2026, aho umuntu wese azajya kanda kuri video yawe iyo views ikabarwa mu gihe engagement itahindutse, ariko icyo gihe umuntu wese azajya kanda kuri video yawe iyo views uzajya uyibona nk'uko bisanzwe. Mu gihe uwakandaga kuri video yawe iyo views itabarwaga, iyo update rero ije ikurikirana na za update duherutse mu minsi yashize. YouTube yatangaje ikakohereza notification ku muntu wamaze kuba monetize, bakakohereza notification bakubwira ngo emeza amategeko n'amabwiriza azatangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2027. Biteye bite rero? Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni ukugezaho update zihamye, zizewe, kandi utangire nawe ukore ibigomba gukorwa kugira ngo nawe ube monetize nimba utaraba monetize, ndetse wabaye monetize nawe ukomeze ubungabunge channel yawe itazafungwa cyangwa itazabura n'ibindi bibazo, ukora ibyo YouTube ishaka kugira ngo ukomeze wagure umuryango cyangwa wagure YouTube channel yawe. Dore ko amategeko n'amabwiriza ateye mu kwezi kwa mbere ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2027, twese twakiriye notification muri YouTube studio batubwira yuko kuri iyo tariki YouTube igomba ku updatinga mu buryo bukurikira: views cyangwa se amasaha yaramenyerewe kugira ngo umuntu aba monetize. Twe tumenyere ko umuntu yuzazaga ibisabwa akaba afite 4,000 by'amasaha, ndetse akaba afite na subscribers 1,000. Ibyo rero cyarahindutse cyane, twese turabizi, bimaze icyumweru buri wese abonye amabwiriza mashya. Ndetse kuri views ku bantu bakora content ijyanye n'udushorts naho byarahindutse cyane. Uzi yuko umuntu wamonetizaga ku dushorts yagombaga kuba afite 10,000,000, cyangwa se akapplying igice akaba afite 3,000,000, ndetse n'amasaha 500. Aho ndavuga ku muntu akoresha udushorts, content y'udushorts, hanyuma yujuje ibisabwa. N'uwo muntu yabaga applying monetize ariko y'igice. Naho applying monetize full agombaga kuba afite nibura applying monetize full ya short video yagombaga kuba afite nibura 10,000,000 za views, ndetse akaba afite amasaha 1,000. Ibyo ni bisanzwe. Naho ku muntu wagombaga kumonetiza, ariko ibyo byarahindutse cyane, kuko kumonetiza kuri content y'udushort ugomba kuba ufite nibura views 20,000, hanyuma ukaba ufite subscribers 1,000. Ibyo ni bisanzwe. Kuri subscribers zo nta cyahindutse, ariko kubijyanye no kumonetiza long video twari tumenyera yuko ari 4,000 watching time, ndetse na subscribers 1,000. Ibyo byarahindutse cyane guhera ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, ni ukujya umuntu aba afite nibura 8,000 by'amasaha, ndetse akaba afite na subscribers 1,000. Ibyo ni bisanzwe byo. Hanyuma rero update yindi isohoye aka kanya, YouTube ivuze ko aka kanya amategeko azubahirizwa ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 2026. Ateye ate rero? Twari tumenyereye yuko engagement viewer, abantu barebaga video yawe, umuntu wese azajya kanda kuri video yawe uzajya ubona iyo views, ariko nuko byari bimenyerewe umuntu wakandaga iyo views ntabwo yabarwaga. Ntabwo views zigiye kwiyongera cyangwa zigabanyuka, ahubwo nuko umuntu wese azajya kanda kuri video yawe akayireba ntayirangize, iyo views uzajya ibarirwa. Apfa gukandaho gusa kuri video yawe, iyo views izajya ibarwa. Ariko engagement viewer, kumwe umuntu areba video yawe yose akayirangiza, izo ngizo
ntabwo zahindutse kuko ayo masaha niyo aba akenewe kugira ngo ku bantu bataraba monetize kugira ngo ayo masaha abe yagufasha kuba monetize. Ariko bivuze ko umuntu nawe yabaye monetize nubwo iyo update iteye gutyo, umuntu wese azajya akandaho kuri video yawe nta cyahindutse, nawe iyo views uzazibarirwa. Niyo mpamvu rero abantu bari mu gihirahiro bavuga ati se ubwo views zigiye kwiyongera, zigiye kugabanyuka? Ntabwo zigiye kugabanyuka, gusa niko hari update YouTube ikoze kugira ngo nibura iha agaciro n'abo ba viewer bakundaga